The big show, the big show. Ibi bintu ntago bisanzwe ku bantu b'abanyarubaya, ariko byabaye ngombwa ko Edition The Victory ibazanira ibintu bimeze nk'ama interview. Mwari musanzwe mibonera mu Rwanda gusa, ariko natwe tushakaga ngo tubazanire udusha, namwe muje mutera imbere. Mbese ntago dukeneye gusigara inyuma, tugira ngo iterambere natwe inaha iwacu riboneke. Tukaba turi kumwe umusitare nubwo bitari byacamo cyane, ariko ari kuzamuka. Ni umusitare uri gukora ibintu bita teatre, amateatre y'amanyarwanda. Nubwo tutari mu Rwanda, turi muri Congo, ariko ari kubikoraho cyane. Mbere yuko tugira ibintu byinshi tumubaza, reka tumubaze, ese urinde, witwa nde, ukora iki, akazi kawe gasanzwe? Nadusubize kwanza ibyo, turaza kumubaza ibindi nyuma. Amazina ni Rafiki Amitié Shooter, ndi umufotographe, ndi na DJ. Amazina banzi muri filime ndi gukora ni MC ni ryo zina ryanjye. Uri umu DJ. Aba DJ baratandukanye, hariho aba DJ baje bakora mu birori. Ese ubu DJ ukora ni ubuhe bu DJ? Uri umu DJ ukora akazi kameze gute? Ndi umu DJ, haba indirimbo visuelle turazikora filime. Ndi umu DJ ukora filime, ndi umu DJ ukora indirimbo za visuelle, ndi na photographe busanzwe. Ako niko kazi ngora mu buzima busanzwe. Murabyumva ko ari umufotographe. Ubaye ukeneye ifoto nziza, ubwo araza kuduha nimero ye nyuma interview iri kurangira. Ese watubwiye witwa Rafiki, iryo zina rya Rafiki niryo usanzwe ukoresha muri filime nangwa uja gurahindura? Ikindi kibazo uraza kunsubiza, ese umaze gukora filime zingana iki? Filime maze gukora, reka manze ngusubize ku mazina umbajije. Izina Rafiki sinzanzwe kurikoresha muri filime zo ngora. Rafiki ndongunza kurikoresha muri make. James niryo ngunze gukoresha. Ahandi tena filime dukora, maze gukora filime 3. Ingaruka y'ikinyoma, hari irari rikuzibara, ziri hanze, ziri kuri YouTube, wazikenera wahasanga. Wakwandika izi wacu filime ukahita utubona direct, kandi ukatukorera subscribe. Ukoze neza cyane. Ndabizi ko abantu babakunda, baraza kubibakorera. Ikindi kibazo ndaza kukubaza, ese muri izo filime 3 umaze gukora, ni iyihe filime wumva ikunzwe n'abantu, filime wumva abantu bishimiye, filime wumva abantu bakenera gukomeza? Kuko barambwiye ngo ukora filime zitarangira zimeze nk'amaseri. Ese filime bakubaza ngo udukomereze ino filime, ni iyihe muri izo filime umaze gukora? Ndashima abanyarubaya cyane. Ndabwo buno bari kumenya kwaguka, bari kwaguka mu bitekerezo, bari kudutera ingunga, bari kutuzamura. Filime bamaze gukunda abanyarubaya, kandi bari kumbaza hakurya hanze, bari kwakura. Filime bari gukunda cyane ni Ingaruka y'Ikinyoma. Ingaruka y'Ikinyoma bari kuyikunda, bari kuyikurikirana. Nuko itari yarasoza, ariko episode ya 2 iri hano hafi, nayo iri hafi yo gusohoka. Ingaruka y'Ikinyoma. Ese ikindi nakubaza cy'amatsiko, ikibazo, ese izo filime niweho uzikora, niweho uzidirectinga, niweho producer wazo, nangwa ufite abantu bagukorera sije ugakina, bimeze bite? Filime ni nje wiyandikira fatanyije na mukuru wanje DJ Claude. Filime ni nje wiyandikira, kandi nitwe twiyeditingira. Tubasabye kuja mudutera ingunga, mukaduteza imbere, natwe tukareba ko twagera aho abandi bageze. Murakoze cyane. Filime, ubwo murabyumva ko filime, ubaye ukeneye filime, yatubwiye ngo ni ukwandika izi wacu films, cyangwa ukandika iyo Ingaruka y'Ikinyoma, wahita uyibona. Ihita izana na channel, ugakora subscribe, ubundi mukarya isi. Ese Rafiki DJ, wambwiye ko ari ryo zina risanzwe ukoresha, ni izihe ngaruka ubona muri filime
zituma wumva utakora filime, mbega ziguca intege ni izihe, kugira ngo twumve ko hari icyo twazagufashaho nk'abafana bawe? bo filime harimo ingaruka nyinshi kandi biravunye kugira urangize episode ya mbere ukore n'iya kabiri. Ubu kuvuga ngo gutinda kwa episode ya kabiri ni uko filime zivunye. Yaba filime itavunye episode ziba zigenda zihuta, ariko hejuru uko bivunye filime ziravunye. Gukina biravunye, biraruhije abo muba mukorana. Gukina filime biragoye, muri make filime ziragoye. Dusabye ingunga, dusabye kugira ngo rebe icyo mwatumarira kugira ngo dutere, kuko gukina biravuna, harimo ibintu byinshi bisaba amafaranga byinshi cyane, biragoye kabisa. Ese abo mukorana bo wumva bari kuguhereza imbaraga bari kukubwira, ese filime mukora wumva bari kuzifata ute? Wumva bafite icyerekezo ki muri filime mukora, bari kuguteza nk'imbere cyangwa bari kuguca intege? Filime abo dukorana barabyishimira kandi ndanabakunda cyane, ndabashimiye aho muri peace ku bafana. Filime abo dukorana barazikunda, kandi iyo ugiye gukora ikintu biba bisaba kugira ugukunde kuruta uragigukorera. Barabikunda cyane kandi ndabanca intege, nda nubwo bakwigera bansubiza inyuma. Niyo bansubiza inyuma, twe dufite gutera imbere tukabyikorera ubwacu, gusa tubifatanyije n'ababa bari kudukurikirana hano hanze. Ese filime mukora zibishura gute? Ko ndabizi ko wenda hari ukuntu ntawakora filime utari kubona agafaranga. Ese mwebwe muhembwa gute muri filime muba muri gukora? Mubona agafaranga gute tu? Filime ntabwo twari twaba kuvuga ngo twafata umusaruro runaka, ariko filime zirahemba, zirishura. Ubu ngubu dufite channel yacu YouTube Iziwacu Filime, turi kugira turebe ko twayizamura pole tukagira ngo turebe ko hari icyo azatugezaho, ariko tubifatanyijwe nanone ibyo ndi kukubwira. Buriya abanyarubaya muge mudufasha mukadukorera zira subscribe, mukadusharinga ibyo bindaba ari sawa. Nta kintu twari twabona muri filime, ariko gusa ko tubasabye kugira hari mutuzamure tugire icyo tubona. Bivuze ko iyo channel yanyu itari yahembwa. Murabyumve rero bantu yuko aba bantu baba bari gukora, ubwo nimba filime banazishyura bakazikora, nibo bakora mu mafaranga yabo bakishyura umuntu uri kubibakorera, nibo bashaka amafaranga y'aho bakorera. Urabizi filime ntibayikorera ahantu hamwe, bo baba bari kubikora byose kugira ngo babashimishe. Icyo babasaba nta kindi, waba ufite umusanzu wo kubaha ku mafaranga wabikubakora nabyo, ariko icyo tuba dukeneye cyane muje mudufasha ku bantu bafite ama smartphone, ama telefone zifite za channel za YouTube channel, muze mudufasha mudukorere subscribe, munasharinge ibintu kugira ngo turebe nimba aba bantu twabateza imbere filime zabo bakazaje bazidukorera buri munsi. Nagerageje kuganira nawe, ambwira uburyo filime impamvu zitinda. Namwe yababwira, ese ni iyihe mpamvu ituma filime itinda kandi abantu bayikunze bakeneye kuyireba, mwebwe igatinda? Ni iyihe mpamvu? Murakoze cyane. Gutinda kwa filime ni ubushobozi bukenya umuntu aba afite, ntabwo ari ukubura ibyo yakina cyangwa ibyo yakora, aho kugutinda kwa filime ni ubushobozi bukenya umuntu aba afite. Bivuze ko ubwo umuntu babaye bari kugufasha, subscribe ziri kuboneka, hari kuboneka abaterankunga, filime yazirasohoka cyane mu minsi mikeya cyane rwose. Kandi ndabizi abanyarubaya mukunda ibintu byo gutera imbere, ndo muri hasi muri hejuru. Abanyarubaya peace, turababwiye ngo mudufashe, mutuzamure, turabana banyu dutere natwe hejuru. Twongera tubibutsa ko Edition The Victory cyangwa Studio The Victory dukora imirimo myinshi cyane. Nitwe tuba turi gukora video, muba muri kubona za filime z'aba bahungu, bari kuzamura impano zabo, muje murabafasha. Mubaye munakeneye ko tubakorera amakwe, kubafotora, kubakorera amavideo g'amakwe, ubaye ukeneye sonorisation watwakura, cyangwa ukaza ukadusanga i Rubaya aho bita kuri Edition The Victory no kiraro cya Mateusi wambuka ugana ku isoko. Tukaba twari turi kugira ngo tubaze uyu muhungu
ni benshi babidusabye kugira ngo tumukoreshe interview, bakeneye kumenya ngo ese filime bakora ko zitinda gusohoka, ahanini zari zitinda gusohoka, niyo mpamvu twari twavuze ngo reka nze tumubaze. Ubwo mwamaze kumva imbogamizi ziba ziri kuboneka kugira ngo filime itinde gusohoka, ndabizi ko muzadufasha, ndabizi ko muzafasha aba bahungu bagatera imbere. Ese Rafiki, abafana bawe wababwira ngo iki mbere yuko turangiza interview? Abafana aho muri ndabizi muri kubibona, abafana ewan abafite kwa kagafone mbasabye kwinjira kuri YouTube channel Iziwacu Film, ukatukorera subscribe maze tugafatanya nawe gukora ibyiza. Peace. Okay, uwo yari DJ Rafiki. Mukanya nimuzadusaba nundi mubo bakina nawe muzakenera tuzamubahereza kugira ngo nawe muje mwumva imbogamizi cyangwa ikintu baba bakeneye muri filime. Murakoze cyane. Wari ku buhanga bwa video n'amajwi byose yari DJ Claude. Murakoze cyane, turabashimye. Ciao ciao.